Bobo hala yokuntu bicara. Yego. Eba kamera nk'abateye ekalitoma. Yego ndabizi. Ukibona emayo. Yego. Uyita usala. Wahita gusara. Nayo mushibuta ukazamura. Umushibuka wahita kuzamuka. Oya emushibuta. Esenze kuno muri Kinyarwanda mubyita. Emushibuta. Muri Jamaica ni mubyita umushibuta. Niye mushibuta muri Kinyarwanda muri Jamaica bafite ukundi kuntu babevuga. Yego. Ubwo wahitaga ubigenza ute nk'iyo wabonaga nk'abakobwa bambaye utuntu tw'utujipo nk'utwo ngutwo de wowe. Enjewe. Yego. Ebyo holere. Bose yena wana kubanya ni mugoloba yago bukanchika. Nago yawanchika ni mama ya Imana. Ubwo wabigenza gute? Urumva? Yego. Yanyicubona uteye neza. Yego. Nanaitaga mubwira ngatamukubita ekalese. Ubundi ukamukubita ekalese amule Rwanda. Ugeta umukalise. Amule Rwanda nabonye babyita onimbali eduke. Senze kuno ebatwita tunu duto ebatanga bakakubwira ati n'iki Muraho neza bakurikira Max One TV. Amazina yanjye nitwa Nikiza Onesphore, abandi DOP wa Max One TV. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa witwa Tycoon guturuka muri Jamaica. Twifuje ko mwamuganiriza nawe akabaganiriza, hari byinshi ashaka kubabwira. Tycoon, ni karibu. Murakoze. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Murakomeye. Ubundi twebwe edola dukomeye buma. Jamaica mumeze mute? Jamaica etula ubundi Jamaica ni igihugu kiba kirenze. Yego. Ariko hari amakuru nigeze kumva ngo ushobora kuba uri umuprofeseri. Ya, umuprofesor. Ndiye umuprofesor. None se wowe nan boy ubona. Etwalize. Biragaragara. Cyane. Etebe dufite masomo. Ikigo wariho profeseri cyitwa guki? Bakite Jamaican Girls School. Jamaican Girls School. Yeah. Iherereye hagana. Iherereye muri Jamaica. Nukuvuga ngo wari ufite class yawe wigishirizamo cyangwa wari ufite class zirenzimo? Urabona nago wabahore mu professor. Yego. Ngo ukorere muri class yemo. Ngomba kujyana no muri izindi. Yego. Abanyeshuri bose bakakumenya. Yego. Urumva class zose nje nazigiragamo. Yego. Yeah. Birumvikana professor. Aka kanya waje mu Rwanda ryari, urateganya kuzasubirayo ryari? Jewe nza muri Rwanda. Yego. Naje 2018. 2018. Ya birumvikana ntago maze igihe kinini cyane mu Rwanda, gusa uko biri umaje kugenda umenya Ikinyarwanda mo gake. Ebirikuza ibintu bya Ikinyarwanda. Urabona nyikiri professor. Yego. Nyikiri professor enahuye na imbogamizi nyinshi. Ahubwo naye matsiko ugira ngo yuko mbazango awe na iki kiri muri Jamaica. Byagenze bite? Urabona yuri muri class. Yego. Cyangwa se mu gitondo. Yego. Mu gitondo winjiye muri class. Yego. Urinjira. Yego. Ukinjira muri muryango. Ukahita ubona ematako ya mukobwa. Ukimara kuyabona. Elizamuka. Wowe nabyo uzi. No eli mugoloba yabagiye muri door. Yego. Cyangwa se bale muri titi. Yego. Ugenda ukontrola ebali muri titi. Yego. Urabona ebakobwa hala yokuntu bicara. Yego. Eba kamera nk'abateye ekalitoma. Yego ndabizi. Ukibona emayo. Yego. Uyita usala. Wahita gusara. Nayo mushibuta ukazamura.
umushibuka ahita kuzamuka oya emushibuta esinze kuno mule Kinyarwanda ye mubyita emushibuta muri Jamaica ni mubyita umushibuta ni emushibuta mule Kinyarwanda mule Jamaica bafite kote ukundi kuno babevuga yego ubwo wahitaga ubigenza ute nk'iyo wabonaga nk'abakobwa bambaye utuntu tw'utujipo nk'utwo ngutwo wabyifataga mo gute nabyoze ubu ari wakwitwara gute urumva uciye mubona yego uhita umuyegereza ugakora ukanamubwira embaba ukanayimubwira embabarira ugende unyanikire naye tunote ukamukubita naye ekitabo akakyenda ngule kwandika ukiteshwa naye telefone hasi ukaita mubwira wafasha ukaunama ukanulira iyo ya telefone kubera eba bafite tubuno etuteye neza acheyo nam okaita ubona yemaye okaita elimu ubwo wabonaga yamayo yiwe ukuntu ameze cyangwa se ukateye wabyifataga gute wowe enjewe yego ebyo holele ubosana yena wana kubanya ni mugoloba yago bukanchika nago yawanchika ni mama ya imanga ubwo wabigenza gute urumva yego yanyicibona uteye neza yego naitaga mubwira ngaita mukubita ekalese ubundi ukamukubita ekalese amule Rwanda ugeta umukalise amule Rwanda nabonye babyita oni mbali eduche senze kuno ebatwita tunu duto batanga bakakubwira ati ni iki ugomba kumera yeguki ubwo twose utwo tuntu nuduki utwo turese yego bose urumva umuhaye ekalese babugiye kumukoleza yiti ako professor ushobora kuba wari indaya wapi ntago nari indaya njyewe wapi ntago nari indaya ahubwo njyewe nari musambanyi wari umusambanyi nari musambanyi ariko buriya professor tuvugishe nk'ukuri sibyo wasambanyije nk'abakobwa bangaye wigishaga mu kigo cyawe muri kigo yego njyewe ubundi ebadada yemule kigo ibaranyemera yego kubera ntabwo nanjye najyaga yembirukana baziraga ku ishuri igihe bashakiye kuko nanjye nabaga nze nimugoroba imiti bari bumenelemo bakanjyana bakankorera kafule package ubundi muri Rwanda yababyitaye kucemba kucemba enana urumva narayicembaga mwumva na hano mu mugongo ebimeze nabi urumva nyine noneho mu kitondo nkobyuka numva wagira ngo navuye murekaye massage byabagariye neza byabagariye fresh kuko umuntu agomba kurya ibana muri isi yo tushimishije ntago wazishimisha wala maze kuzana emve ehamwe oya birumvikana ariko professor tuvugishije ukuri nkaho muri yo classe wigishirizagamo nk'abakobwa nk'umukobwa mukuru wari urimo yarafite nk'imyaka ingahe umukobwa mukuru yego ubu se umbonyemo eleta kali yo control ibintu bya imyaka njyewe nahelaga ko murongo eba ufite utumuntu teye neza henga kubitira eba ufite sura iteye nabi henga kubitira eba ufite tubele henga kubitira echambele nuko nabonaga uriwe mukazi wewe warakubitiraga gusa urakubitira aho la chale mule mandazi kandi mule Rwanda enda lababonye utangire bo wekobetera yego aha oya reka nkwereke professor rukuvuga ngo yego birumvikana rukwikubitira niko ndi kumva uvuga ariko ikintu nagira ngo wenda tugaheneho cyangwa se twunguraneho inama urabona uri umuprofesseur wagiye wenda ufite n'abandi baprofesseur b'inshuti zawe mwahuraga se abandi ba professeur ushobora kubuzi mu icyo kigo bafite nk'imico nk'iyawe y'ubusambanyi yirari ni bangahe abandi ba professeur yego muri twari babiri tufite collabo yego twari yise yego usamba nayo collabo
gusambana collab gusambana collab ulumva abandi twabonye ale madaje ngo bahola mu bintu bya Imana ngo bahola ngo basenga ngo ne balokole ne bakatolike bele dwa mu bintu bya Imana kandi muri Yesu ubundi Imana etulagenda lero utabonye omwanya ngo ujoshe ngo muri Imana ngo nasenga na nabonye basenyeza hanya ngo nimba ali ngo haleluya haleluya heme ebakaje mu muka bakatitida bilani ebu bilani ebu yego enaje senga leba etana ekitaye neza yego ngakijana hali akuluhande muri sale cyangwa se muri icumba yanjye yego ngakitala emasomo yego ngakigulira na ekano engaita nikolera ekalo ariko tugarutse gake icyumba umwe mufite icyumba wabajyanaga mo kubariramo numva niba ari ukubarya abo bana nagale kubarya nagale bisimbo cyangwa imyumbati nabonye muri Rwanda ibaje hariya ugiye kujya inana ugiye gukora akazi kose ugiye no kunanura umugongo ariko ne mugongo ugira eshoke ukagira eshoke ukaita winanura wabyitaga kunanura umugongo niye kunanura umugongo yego hale tuana tuba tukola meeting ngasanga ikala lens yego ulumva ukakataka kagira ngo atache umuntu mukuru ko numva bitoroshye ako professor uratuvugisha ukuri ufite imyaka ingahe enjewe yego inago ndiye mukuru mfite 13 ngo 13 uti byaka 10 ningahe nago ngubeshe ne 13 naye bibira bitu bibitanga indanga mimelele ebidimu 13 ni mama ya Imana ubwo se ufite ubwene gihugu bw'ubunyarwanda cyangwa bwa Jamaica ubundi muri Rwanda niho babanyongereye imyaka ngwe kubera ngo afite bwana yego mundi njyewe mundi nago mfite imyaka 13 mfite imyaka 8 ufite imyaka 8 ina rwaye imyaka 12 yego ina rwaye bitu byitawe bushita yego urumva iyo na rwaye nalinde mu bitaro emeze nabi lero imbala yo nalinde muzima nalinde muzima y'imyaka 8 ugeze kutubwira ngo warwaye bushita ubwo waburwaye gute muri Jamaica mujya mu rwara ubushita urumva inaburwaye ngeze ndikuza muri Rwanda waburwariye hagana rero urumva naburwariye muri Kongo aho nagiye ko ba professor yego hariyo ebakobwa ebateye neza ariko basa nka ibya bisimba byo muri Rwanda nabonye biba muri pariki bitaye ingagi abakobwa yako umani ko numva utangiye kubasesereza ubundi ni babi ubundi se kuje mu Kongo yabaye wabo muri Kongo akaza gushaka umugore muri Rwanda cyangwa muri Burundi nuko basize bakoba ebeja iwabo birumvikana ariko nanone tugarutse aho ngaho warwaye bushita ufite imyaka ingahe nari mfite 3 imyaka 3 imyaka 3 wari uri hagana muri Kongo professor warwaye bushita ufite imyaka 3 uri muri Kongo ubwo wabaye professor ufite imyaka ingahe 5 ubwo warangije kwiga ryari ubone narangije kwiga mfite 4 imyaka 4 aje kwiga urumva ubundi hariya kuntu biga nago bagira ngo secondary ngo university yego hariya uriga ukagera no mu wa 12 twaliza tujana na muri 12 muri university niko muri Rwanda babyi nese professor bitari ibanga watangiye amasomo yawe ufite imyaka ingahe umwaka umwe se ubwo wari wagatangira kubasha kuba wavuga eleba ekadaje none ze nago bawevuga ubuzi no kutembera utarasana ikalitsiye yego ebo muri Rwanda nabonye bana ebaho wagira ngo ebali mvanje yetetse nabi menya batajya bajya ni bintu bya ikawunga
ako kawunga ushobora kuwikunda cyane. Oya kawunga nuko mvise nyivuze. Yego. Oya achebe ubundi turi eba professor. Yego. Nago twagiye ibintu bya kawunga abale yabyaye banyeshuri. Yego. Kugira ngo babeho fresh. Birumvikana. Professor tugarutse gato muri class aho wigishaga nk'abakobwa cyangwa se nk'abo bari mu rungano rumwe. Ni abakobwa bangahe waba wararongoye? Abakobwa bangahe? Yego, muri class yawe. Muri class yanjye? Yego. Sibye umwe wafunze mutwe. Yego. Akaba nago yalenza tutulo 8. Uduturu 8? Tutulo 8. Uwo maturu 8 yose wagiye kubo mujyaho tu. Urumva? Nago wamujyaho utakora sport. Ugomba kubanza gukora sport. Yego. Ukajya ufite sport. Yego. Abandi bose narakubitiye. Class yanjye ubundi yali nkaye bagole banje. Bari abagore bawe? Yali nkaye bagole banje kuko. Yego. Urabona nago aba baraliye class yose. Ibasigaye banakukubita full package. Yego. Bonkesa. Yego. Ngo uvuga ngo nagale abagole bawe. Baranakongeza se burya? None se ewali wajya guhani niba kongeza rusenda. Oya birumvikana urusenda ni ibiribwa ariko se ibyo biraribwa ebitaribo ntibiribwa aho bose haretse no wigeze ujya kirenze muko. Professor kunyishe hoy enagaloye kukwica enda kwica kandi uciriye muzima opfuye inanywa efanta mama ya Imana opfuye inanywa efanta. Neze Professor tugotsongo gato abo bakobwa ubwo wabishyuzaga Minerval ko numva wari warabagize nk'abagore bawe. None se ebila bintu ebyabo nibyo ebentunze bagomba kushira Minerval tukabona nayo tushira abandi ebali urumva ebalishiraga ariko bishiraga emachi nimba linga bihombe sengani bakishira nka italan. Yego. 20 ikabayo iyo nanomvisha. Professor ariko uko biri ushaka kuburi indaya. Wapi ntago ndendaya mbonye muri imigina cyangwa muri koridor. Naho urahazi se? Yego ko. Ese urumva natatembera muri Rwanda. Professor ko rumva zantu hatandukanye. Yego kuna muri Bederenga. Mu Bederenga naho urahazi? Nageze. Professor turagushimiye cyane reka ikiganiro cyacu tugisoreza uyu munsi. Turabashimiye abakunze ba Max One TV cyo tubasaba no gukanda like, share and subscribe. Naho utaha tuzongera tutumire Professor mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao.